umusingi w'itangiro ry'ubuzima bw'umwana utagwingiye nuko dushyira imbaraga mu minsi 1000. Ababyeyi mwabisubije neza, iminsi 1000 nagira ngo twongere tuyubikiranye. Iminsi 1000 ni igihe umugore asama. Mu gihe umubyeyi yasamye akorerwa iki? Hano hari urusobe rwa serivisi umubyeyi akorerwa. Muri rwo rero harimo serivisi y'ubuzima, harimo gupimisha inda ku gihe y'amezi izanshuro 8 twavuze. Harimo abagiye bavuga ngo 5, harimo abagiye bavuga ngo 6, ariko gupimisha inda ni inshuro 8. Turi kumwe? Mwabyumvise? Ubu butumwa mu bushyire na bagenzi banyu. Icya kabiri, tujya gupimisha inda kubera iki? Ni ukugira ngo umubyeyi tubashe gukurikirana ubuzima bwiza bw'umubyeyi n'umwana uri mu nda, umwana atwite. Hari uwagiye abikomozaho, hari byinshi babakorera iyo ugeze kwa muganga, banareba uko umwana ari gukura neza. Ariko ikindi kibiri inyuma cyane ni inyigisho babigisha imirire myiza umubyeyi agomba gufata. Iyo mirire mwese mwagiye muvuga indyo yuzuye iri muri bya bice byose twagiye tubona, irakenewe ku mugore utwite kugira ngo abashe kubyara umwana utagwingiye. Ikindi twakomojeho cyane ni ku bigendanye isuku. Wagabuye neza, wagabuye ibyo kurya, wakoze ya ndyo yuzuye ariko idateguranye isuku, bituma umwana n'ubundi nta kimarira umwana. Hari uwabisubije, ariko ndagira ngo nongere munganire kugira ngo babyeyi ubutumwa mu bujyane. Iyo uteguranye ifunguro umwana abasha gukuramo, umwana arya za mikorobe n'inzoka, bityo za ntungamubiri yakuye muri rya funguro twari twamuteguriye bikaba imfabusa, kuko bimuviramo uburwayi, agatakaza iby'ingenzi umubiri we wari ukeneye, umwana wawe akaba yagwingira. Icyo mwacyumvise? Niyo mpamvu rero dukwiriye gutegurana amafunguro yacu isuku. Ukagira isuku uvuye mu bwiherero, uvuye ku musarani, ukagira isuku ugiye gutegura ibyo kurya, ukagira isuku ahandi. ngo ni ryari? Mwagiye mubivugaho, ugiye konsa umwana, noneho n'uburyo bwiza bwo gukaraba. Babyeyi, hari ababyeyi mukarabira amazi nko mu ibase, ugakomeza ukaraba ayo mazi. Burya ntuba ukarabye, ahubwo uba ukomeje kwishyiraho ya myanda, za nzoka. Ahubwo ni byiza yuko ukaraba amazi agatemba. Uko niyo suku turimo tuvuga, bumwe mu buryo bw'isuku, uburyo wakaraba intoki, uburyo wagira isuku mbere y'uko ugiye kugaburira umwana, uburyo wagira isuku nanone cya gihe umaze guhanagura umwana igihe yamaze kwituma. Hari ikindi rero nanone cyavuzweho cyane, kuri ndakigarukaho nubwo mutagikomojeho, ku nyunganiramirire. Shisha kibondo murayizi? Murayizi? Yego, murayihabwa mukayiha abana. Shisha kibondo rero ni imfashabere. Muri kumva icyo ari cyo? Ijije kunganira amashereka umwana yakwiye kubona. Rero ibigomba guhabwa wa mwana wabigenewe gusa. Ni ijambo duhora tuvuga, baranabibigisha. Rero iyi shisha kibondo abari hano ndizera ko mugiye kuzamuyiha abana gusa, ariko nanone tukanibukiranya yuko mugenda ubwo butumwa mukabishyira n'abataje. Muzabikora?
Urumva rero ni bimwe mu byari byagiye bigarukwaho, nagira ngo ngire icyo nongeraho. Umwana utagwingiye murakoze.